umunsi wo gusoza ukwezi k'urubyiruko gatolika ku rwego rwa diyoseze gatolika ya Cyangugu wahimbarijwe muri paruwasi ya Nkanka. Mu gitambo cya misa cyatuwe na Musenyeri Nyasi Kabera, igisonga cy'umwepiskopi wa diyoseze gatolika ya Cyangugu, ari kumwe na Padiri Felix Hakizimana, padiri mukuru wa paruwasi ya Nkanka, Padiri Umwanzavugayi Kariope ushinzwe komisiyo y'urubyiruko n'abana muri diyoseze gatolika ya Cyangugu, abihaye Imana mu ngeri zitandukanye, abayobozi baturutse muri komisiyo ishinzwe ikenurabushyo ry'urubyiruko n'abana mu nama y'abepiskopi gatolika mu Rwanda, ababyeyi ndetse n'urubyiruko n'abana biganjemo abanyeshuri. Mu butumwa urubyiruko rwagejejweho n'abo mu nzego zitandukanye, barusabye gukoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo buboneye, birinda kwigana rumwe mu rubyiruko ruri gukoresha izi mbuga nkoranyambaga bakwirakwiza ingeso mbi zirimo ubusambanyi. Uyu ni Uwamariya Parasidia, umubyeyi akaba kandi na presidente wa komisiyo y'abarayiki muri paruwasi ya Nkanka. Rubyiruko rwacu dukunda cyane, muramenye ubwenge kugira ngo mubashe kubaho mu buzima bwiza bushimisha Imana, bushimisha ababyeyi ndetse n'igihugu muri rusange. Rubyiruko rwiza, dore iyi si yacu irihuta cyane mu iterambere, ariko murashishoze mumenye uko mukwiye kugenda, kuko hari imyitwarire idakwiye isebya umuryango ndetse na kiliziya, idasize isi yacu, yirwa icicikana kuri izi mbuga nkoranyambaga. Mwirinde kwigana iyo mico idakwiye. Ntabwo tubabujije kuzikoresha, ariko mumenye uko mukwiye kuzikoresha n'inyungu muzikuramo. Murumva inama rero mugirwa, mwirinde kwigana ikitari icyiza, muzirikane ko ari mwe kiliziya y'ejo, ni mwebwe muyifite mu biganza. Nimwitwara neza mugakunda kiliziya, bizabaha imbaraga mu kubaka kiliziya y'ejo. Iki kibazo cyo gukoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo budahwitse buri kwangiza urubyiruko cyagarutsweho kandi na Uwimana Eric Wiri, waje uhagarariye urugaga rw'amadini n'amatorero na kiliziya gatolika mu kubungabunga ubuzima Rici, inasanzwe ifitanye ubufatanye na komisiyo y'abepiskopi gatolika ishinzwe ikenurabushyo ry'urubyiruko CPG. Uhagarariye abakristu yatubwiye ikoranabuhanga risigaye rikoreshwa nabi, bigenda bizamura intera aho tugenda twigana ibyo tubona kuri izo mbuga. Ni byiza kuzikoresha, ariko iyo zikoreshejwe nabi usanga urubyiruko cyane cyane ari twe tuzikoresha nabi, bikabangamira, bikadutera ibibazo byinshi, harimo ibiyobyabwenge tugenda twigana, harimo ubusambanyi dukura izo mbuga nkoranyambaga, bikadukururira indwara nyinshi, harimo icyorezo cya sida, harimo inda z'indaro, harimo n'ibindi byinshi bibangamira ubuzima bwacu. Rugaba Spiriye, perezida w'urubyiruko muri diyoseze gatolika ya Cyangugu no ku rwego rw'igihugu, mu izina ry'urubyiruko bagenzi be, yijeje ko inama bagiriwe yo gukoresha imbuga nkoranyambaga neza nk'urubyiruko bagiye kuzikurikiza. Rero twishimiye cyane uno munsi uko wagenze, twishimiye presidente wa komisiyo y'abarayiki ubutumwa duhaye mwabwumvishe. Duhere ku bajene bo ku Nkanka tuzabikurikiza rwose uko biri ko mwabidusabye. Muri iki gitambo cya misa cyo kwizihiza isozwa ry'ukwezi k'urubyiruko gatolika byabereye muri paruwasi ya Nkanka ku rwego rwa diyoseze gatolika ya Cyangugu, urubyiruko n'abana basaga 30 bahawe isakramento rya batisimu, abasaga 80 nabo bahabwa isakramento ryo gukomezwa. Uyu munsi kandi ukaba wahuriranye no kwizihiza yubile y'urubyiruko ku rwego rwa paruwasi ya Nkanka. Muri iki gihe iyi paruwasi iri no kugenda isoza urugendo rwa yubile y'imyaka 50 imaze ivutse, izahimbazwa muri uyu mwaka 2025 mu kwezi kwa Kanama. Theophile Ngendahimana, Radio Maria Rwanda, muri diyoseze ya Cyangugu.